n'umupagani. Umupagani abonye umukristo arishima cyane, arahagarara yitegura gusuhuza wa mukristo. Wa mukristo yirengagije wa mupagani, areba hirya yikomereza urugendo, amunyuraho atamusuhuje. Umupagani yarababaye cyane, arahagarara arahindukira yitegereza wa mukristo. Uri mwene data ntukiyibagize ubuzi, uri mwene data ntukimike agakiza gaheza, uri mwene data ntukigire utabawe, uri mwene data ntugatatire kirazira yewe. Wa mupagani yasuhuje umukristo agira ati Yesu ashimwe. Wa mukristo byamukoze ku mutima, arahagarara arahindukira yikiriza wa mupagani agira ati Yesu ahimbazwe. Umupagani atese kujya uhora unyirengagiza, unyiyibagiza kandi uzi ko bitakunda. Ni bibi we, ntukisibire amayira, ntugatatire kirazira yewe. Uri mwene data ntukiyibagize ubuzi, uri mwene data ntukimike agakiza gaheza, uri mwene data ntukigire utabawe, uri mwene data ntugatatire kirazira yewe. Mwene data nyumva mbabarira ngusabye imbabazi, nukuri amagambo umbwiye yose ankoze ku mutima. Sinari nzi ko umupagani nkawe yatekereza atyo, niba ari satani bavuga wanteye nanjye sinzi. Numvaga ko kudasuhuza umupagani ari nta kibazo, none mbabarira ahubwo sanze kutamusuhuza aricyo kibazo. Turagikemura dutese bambe kwicyo ari ikibazo gikomeye. Mana data twongerera imbaraga tubashe gukemura iki kibazo. Ayigama uri mwene data ntukiyibagize ubuzi, uri mwene data ntukimike agakiza gaheza, uri mwene data ntukigire